Reka nongere mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza TV. Ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo, bahaye ikaze aho muherereye hose, abari Rwota Masimbi, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi. Wowe wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa sabone, wowe wamaze gukanda kuri onzogera notification cyangwa notification, wowe udukurikirana buri munsi, wowe ugura amayinite yawe, ukagura bando zawe, wowe ugura internet yawe kugira ngo ubashe kutureba, aho turebera hose ni umusanzu ukomeye, ni inkunga ikomeye. Rero niyo mpamvu natwe tudahwema kugenda tubashakira ibyiza byinshi byarushaho kugenda bibagirira akamaro. Uyu munsi rero ngiye kubabwira nkurikije uko abakunzi bacu bagiye batwandikira, nkurikije ibyifuzo byanyu. Hari abantu benshi bagiye batubwira ngo bavuka mu mafamiye arimo abarozi, hari abantu benshi bagiye batubwira ngo bavuka mu bantu batabakunda. Rero nagira ngo nkubwire ko igihe cyose utinya umurozi cyangwa utinya uburozi, nagira ngo nkubwire ibyo wakora kugira ngo ubashe kuba wakwitsirika byoroshye, ubashe kuba watemberera ahantu hari abarozi, ubashe kujya ahantu watinyaga kujya. Ibintu byose babasha gukora ntibigire icyo bigutwara. Ni ukuvuga ngo muri iyi si tubamo hari byinshi abantu bakora nk'amaji, hari ibyo bakora nk'ubufindo, hari ibyo bakorera ku bantu, hari ibyo bakorera ku bandi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose, imyuka mibi, ibirozi, ibitongera, n'ibyo bintu byose abantu baba bavuga bahuha bagira gute, ibyo byose nta kintu bishobora kugukoraho mu gihe wakoze ibingibi ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ngo niba hari ahantu wajya gutinya kujya, niba hari umuntu wavutse wumva bavuga ngo araroga, mwese mukaba mumutinya muri karitsiye, ukaba ubuza abana bawe kujyayo, ukaba nawe utajyayo, ukaba nta kintu yaguha ngo ucyemere. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe ufashe umunyu w'amabuye cyangwa umunyu wo mu nyanja, ni ukuvuga ngo niba ugiye kujya aho hantu watinyaga ko baroga, mu gihe ugiye kujyayo ufata umunyu wo mu nyanja, utubuye dukeya si ngombwa mwinshi, hanyuma ukadushyira mu mufuka, ukadushyira mu mufuka w'imyenda wambaye, hanyuma ukagenda ukajya kwa wa murozi cyangwa ukajya ahantu watinyaga kujya ukeka ko baroga. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe ufite uyu munyu w'amabuye mu mufuka, umurozi bya bindi yari kugukoreraho, bya bindi yari gukora akubonye arabyibagirwa, nta kintu na kimwe ashobora kugukoraho. Ni ukuvuga ngo rero iyo ufite uyu munyu mu mufuka, nta murozi n'umwe ushobora kugutinyuka, nta murozi n'umwe ushobora kuguhangara. Hanyuma niba wari wa muntu wageraga ku buriri ukarara udasinziriye, ukarara urota bakuniga, ukarara urota bakwica, ukarota ikintu kiza kikakubama hejuru kikagutsindagira, ukarota inzoka ikuruma, ukarota umuntu utaza kugaburira aguha inyama cyangwa ibindi bintu utazi. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe iyo ubiriye, iyo ubimize, ibyo bintu byose uburozi buba bwinjiye. Rero niba ibyo bintu bijya bikubaho, cyangwa ugaca mu gitondo wavunaguritse utazi icyo wabaye, bugacya ibikanu byahengamye, bugacya ubona ufite indasago cyangwa ufite ibisebe utazi uko byagenze, ibi byose rero aba ari imyuka y'abarozi baba bakoresheje kugira ngo babashe kukuroga. Ni ukuvuga ngo rero niba ibyo bintu bijya bikubaho, igihe ugiye kuryama nimugoroba, ufata wa munyu w'amabuye ukawushyira mu mufuka w'imyenda urarana, niba urarana pinjama. Hanyuma niba utararana pinjama, urafata wa munyu w'amabuye uwushyire mu musego.
umusego ahegereye umutwe wawe, aho wisegura nyine, aho urara. Niba nta n'umusego ufite warambika munsi y'ishuka cyangwa munsi y'uburingiti, biterwa n'ibyo uraramo, ariko ahegereye umutwe wawe. Ibi ngibi rero biragufasha, ntabwo wa murozi yabyohereje bikugeraho. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pa Jojo. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.